inyama se ujye kwibyo kuziteka utambajije uzisura ziteka gute uzisinshaka izimeze gute teresa kuri Zima Baramukiye mu biki Gutegura ngo biteke Ukugira ute Guteka Ugiye guteka iki Zanyama Izihe Wazanye Dore mbese Nyama se ujye kwibyo kuziteka utambajije uzisura ziteka gute uzisinshaka izimeze gute Suku zitogosa Atanti Bini biro bibiri ni ikiro Ndiko kubazambwira Ni ikiro no amafaranga ikiro Tonde Busi ikiro baguhaye minyama ingahe Nukagira imana Nasi ikiro kirarenze ibikoko Kogwe ki Ndabana urakabya Nasi urukuzigabira Erega ndi kuzoza ngo tuziteke Teka nge mpage Izubitsa mu nzu zose zisohora uzitekere hano Nta zindi zirimo n'izi Izi ngizi pe Uzisibi ikintu gihari Kuzengima undakaje nanazifata nkaja kuziroha mu nkingo canka zisuka mu nkingo Murakaje neza Kogwe ki Murakaje neza Nikucyo nasi iki ni ikiro Ni ikiro Ubikiro ntabwo cyakuzura mw'isafuriya mw'intuza Ya Ikiro cyakuzura safuriya Ko bikirana ngira hano wahahiye he Kwa Taliban Kwa Talibani Uramunije mwabwiriwe kuri muntu ari manganyaga umunzani muzabimenye gihe umunzani urizo ariko mbabari rebe uretse ikiro zana ndi safura mu nzu gira vuba vuba zana hano hasa munabaga yabahaye amafaranga aje kugira ngo mumuhaye ibyo yabatumye kandi idashaka buri kugenda ukaja kwibwara bweza ukazana ibintu biterekeranye ukazana ibintu utatumwe kandi baka amafaranga wakuganguje kwasi kugazana waje ukagazana ya mwaje maraka koko kuremereza umuntu mugaho umuntu amahoro ibyo umuntu yabatumye bura ntabwo umuntu abaga yagutumye ikintu ariko atagishaka iyo bavuye gukura ibijumba byanyu hano mu rugo wari wabona ibijumba byanyu ndabyivangavangamo simubiteka guko mushaka mukabirya uko mushaka agasopu kukaboga kanje none kuguteka n'umutwari w'urugo naruze nabi koko twari biba mu meza mana yacu ariko uzandemereza uzageza gihe ya izi nyanya uzanye ingahe sisa 500 ariko bikira Mariya inyanya za 500 ntabwo akagatete kaba kuzu inyanya zarabuze rega sirika mubaza umugore Wenda wazavuze uti wanyu mufite ibibazo ushaka kubohereza amafaranga gose ariko si bihe bibazo genda ubaze uzi ikintu kigiye kuhaba ngiye kuja ndigira ku mangazini ntuzanyita umunyangeso umenye ko n'ibintu byahenze ariko byahenze si byahenze byahenze kubyo byahenze nyanya za 500 nizisendera ahantu ni 500 ikiro cy'inyama nicuzura isafuriya takora mana nta kibazo mana kuko nzakora bana siki ntacyo bitwaye ariko bagenda ariko bikira Mariya we dore umugore we ningetura surisiha uri nkengesi ururutsi cyayewe abashaka ni mushaka munabwo uzati dore amafaranga ngaka none rero genda ushakamo urako gutima kaboga ntabwo naze kuvuga nti wigeze ubona nkora mwiza mpungure zanyu n'amateke babonye ndabikoramo nusuwa ubunazizanye sinzirira mu nzira naziriye ari mbisise
none nyine zireko ndi kubona zitashitse Ntabwo ni zishitse ikiro. ngo iki Ni ikiro. None waguze ibiro. ikiro se ni cumi Wenda se nibura bitanu Ndebera. ushobora kubitanga. ndebera Amazi inyama uzubu rya birobo ry'iroboro ryaba ringana gutyo ye ntacyo bitwaye nta kibazo rwose Yego. yewe komera byakuruka we ntacyo wa mugabo amakuru Kose ariko giregwa. Rero twumvikana ugaba ikintu cyitwa gasuzuguro. ihangane komera Umuntu ntakagura ntabwo imyenda yihe. nakurebaga yewe ntabwo nakurebaga wa mugabo Bravo madame. Makuru. Niko mwayibagiye hera. uje gusura mushiki wawe Mwayibagiye. barababaga inki babazi Cari. Hai, hada. Se mwaneza amaraso. Giregwa. uretse gatoya Nuko rero yapfuye. intebe zanje atari intebe zo gupfa kugabaguzwa Maso uko yicara. Niko. kamera wa mugabo Umeze neza. amakuru Nta makuru ntayo. twaramukanyijera Umugore wanje yarwaye. Umugore wanje yarwaye ni wowe yarwaye Yarwaye sha. cungaho rero ntabwo ishyigikiye neza yewe Ako akugirwa. kamera mukomeye Yewe yewe ndaho. Ndaho rwose. Meze neza. subiza muri subiza muno ndavuze ngo subiza umu Ngaho ubundi rwose. ndamutse re Eko ese. ako ni akamoso Ahora n'iki mugore yankubise intuza. Inyundo ku ijanja ry'intoki. reka turebe Yewe. cungaho kandi hano nkunze kugira umuti we Nibisaba we. Yewe sinzi. kubaza iyi nyama uyikuye iyi nyama ayikuye he ute mwana amakuru subiza hasi subiza Akumbabarira. navuze ngo subiza hano inyama shiramo tugende umukiriya yabonetse ikibazo bagiye kucyishura uhagaze hano wowe babuze ngo usinye tugende kumwishyura amafaranga yaje kumusonera Sha uzapfa wihambe sha. tunyure hano Uzapfa wihambe wanyana yimbwa. Nawe Sha giregwa reka. Umwandikira umugabo. Sha numbona reka nkubwire mu bantu umenyera n'abantu ukinisha uramenyagera ko utazibesha ngo umubazemo sibyo na rimwe nubwo wazana nabi wanyu bose ntabwo mwebwe mwandenza amafi izo ntebe uzinjije mu nzu uzinjiza abari izabo uri kuzinjiza mu nzu hari intebe hano wahaguze niki wigeze unzanira nk'ururu sibyo kubura igitana mu nguti rindagira bangutse yavuze ngo bangutse utari ku myanya hano hano waretse nkabikora ko umugore mu rugo ari uteka korwe mu mabinga karindagira mwabikora bikora nimba hari amafaranga watanze go kuhaha kora se ngayikora ibyo urakora wagakorwa mu ngoni za naso cyane mo gutuma ikintu rero shuragenda ukikore nkuko nakigutegetse uri kugenda ukumusura uri kunifanfura bose wanifuye mu mama agazagura ibaze wanifuye hose yagazagura shito wanisuye agazakumarira iki ariko mba nagiye nari gushaka nawe nukurushya nukurura wongeraga neza subagize umuntu ugusanga hano kuki kigorera wava amahoro wa mugore wava amahoro ntagere zirambabura yigirize hino zana n'agabavuta iki tena iyo mbabura zana irambabura amafuta ntabwo babura nyine baza wigize hano imbabura amafuta rero ngira ukubwira ngo byo bivuze iki none nagwa amaso nshyiremo amashasha ntabwo wakora ikintu ufite iba utirambuye ujya kuzana umupira turi muri mwiza nawe rero zana amavuta bitera vuba vuba utiya bibi wari ubona ari ukugenda mu nzira wavuga uti dore umugore muzima we dore umunyabwenge mu mutwe ni igipambara uri igishogo
umushogoro w'ubundi unakubonye ubu byose ni kubyikorera n'umugabo nsanga ntavuga ngo umugabo w'umunyangeso ubu utari kubikora nk'umugore kabiri kanga ubona umugore ari kwitekera wigeze ubibona he sereka ntege wabuki kanege tekwe ibyo bibona nk'ababishobora bakabashingutsa bagasanga amavuta ariko muraganywa usuzuguye bavuga ngo uringanzwa bavuga ngo narakuroze bavuga ngo iki amavuta muraganywaga aka kanya gashize gase sakarobori waguze mana yanje urugo mu izina ry'Imana urugo umenze hari kubakiye hejuru y'abazima ni guteka kadomo katamara imyaka 3 hano imyaka 3 Chokoza abagenzi banje sha abazansanga mana bazambwira ndi gucyana na papa John ndigira amaboko pe amaboko gute ntukancira imigani hano ntabwo mpatse terwanaza hano nari mbayeho sibyo zanabaze niza amakuru guwo waje gusimbura hano umugore wanje nyakwigendera ndi umugore mwiza wanyubahaga nubwo yarafite amabuno gatangana tendaga meze nk'itagangurirwa ariko yari umugore muzima kamubwire reka nziteke niba ushaka no kuzijya abanyuruzi byawe ariko ntacyo teka jaho bigeze nganami ngateka kwizina ry'Imana teka Rwanda rwaye rukuboroga kakanya sura byose wabona rudahubanitse ku buriri sibutwa mati yagiye no kimbandure nyiragiteke ego bikira Mariya arega bigorogonza hezi wawe nibabe bamufunze ubundi baramufungura saze kurya imfura ngo bayifunze wakuki bamufunze unamariye iki ariko zikuru umutindi koko hari icupa ry'enzisi iyo nyana yego ngo bamufunze umbase zinyanya ngaha shema amavuta ubu uzikaranga ko wetse rimwe kabiri nusugiye kubara inyama nta muntu wabaze inyama yewe hano hinzo tata ugutumye nibesha ntabwo natumye gara amavuta so rusutsemo rimwe kabiri unje gutira umunzani kwa bucengenera gatatu kan nazirangije teka ibyo urateka andikira hano jya ku buhanga bw'igikoni bw'izi nk'ubu butunguru ujye ukazana igitunguru kizima gifatika urukuzana ubu bwakatsi ajya ni ukugira ngo ugavurera ngo iki byaburiye hehe byaburiye ni ukugira ngo ugavure abantu bakosha nureba nawe nibatagusenyera urugo ngaho ndise yarije kandi nzigende agenda uboshwe uraja hesi nyabusi uraja mwitongo ego ko wazahambaye mwarabonanye mukuze kukimwumvaga ko umuntu yawe abagiriyo baje barajya uzagenda ubase hano ni sohoka winjire do undi mwahurira hara mu muryango aje hari hajya nazibaza hajya mbazi ningahe shira muri kuba umbarire umbwire yes nabari nyama si indisho wazanye niyihe wazanye ihendisho no ubugari indege ntabwo nagutumye mu mucece ubu hano kuzina nakwike nanakurangiza ntumbwira ngo wazanye mu bugari komera mudugu uretse makuru ni ubuhoro polisi paritse hano polisi y'ibiki narinjye no kuzana nayo ndababwira nti kubera ko ari umuturage n'ubundi ibyo yakoze yabikoze wenda ari nk'impanuka yagize nte ubu tuvuga ko utabizi tukira hano amazi ntabizi ntabwo wakubise icupa ntuza yarangiza akaba n'izi sawa ukaba wanga kumuvuza ariko rero kamubwiza ukuri umva nyine cura muntu niwe wanyenjejeho namusanze mu kabari namubwira isi mu mwanya wanje kunyuzaho ndi kwa murura majerera hijya mu gishanga mu kinyogo nkavuga nuko biri kose wabuje hano kwa gataraka ku kabare none nkwabagize amahirwe nkagusanga wambabera ko kukansoma kuzira jima arandeba ankambana ijana avuga ngo ntabwo nagusomye mu ngo yagira ati none arangije barankorogoshe anyibutsa ukuntu data yari umurozi anyibutsa n'ukuntu mama yishe abantu bari
ari kubaroga urangije ibyo bintu birankorogoshora uhita uterura icupa uvuze ngo wamukubise icupa ngo kubera ko atagufite nahise mu mwanya uri impanga y'isiranga umuntu ameze nabi ndakubwiye ngo ari muri serumu ya kangahe none warangiza ukaza umutetse inyama ubundi arimo kuburira mu bitaro ndetse hano mu gahanga wakubita ivide umuntu agapfa niba atapfa ariko waba mukomeye yari mukubise ryari kimwe nuko ashobora hari sangara hari sa reba n'umusibeje ejo kwira tumushakisha turamubura yiri waryamye arambeshya ngo yarwaga kandi ntabwo nasanze wa muhungu wawe nuza keve namubaza ngo uri he akambwira iyi namukoco rya pirimusi nini kagahanga kahita gashwanyuka ivide ari bubuyongera ariko nawe wari unyiyenjejeho yanga kunsomya mba niramubwiye kubera ko komanda ari hariya kandi ari kuri telefone mu kuvuga ko nta kuntu mwadusabira imbabazi mukamusaba imbabazi ibyo wenda by'imbabazi turagufuza uretse nkawe ibyo by'imbabazi niwe ugomba kubyisabira sibyo ariko ubu tuvuga tugenda uze kumugemurira none si mwa amaze kubwira gatoya babarira cyangwa ikiro nawe bazana amapingu cyabo none muhereza ako gakoni ko tugenda inyama zanje inyama zawe inyama zawe se n'uwo wakomeje ufata ariko inkoni mbasi ntazibaze muri mabuso nzibona zuzuye mudugu akantu gato basi wamubabariye mbarwarwarwarariza nasi mfite umwana uri konka rero nasi ubu ndamusiga ari konka ni wowe umwose ni nyine nuko rero nimba ari umwose baramukusanya ariko muranshira muri gereza ariko tugiye umuntu ategeka ko ibyo bamuha kujya bandana aka kaboga batampaye ubwo se undi ko arimo kunywa serumu ntabwo ari umuntu asomye mbasi mwana ariko mbasi umva Oh, bija twagiye ngenzanira akavange aho nirire ndumva. wamuzanira iki Akavange aho ngaho. evangelist hano ni padiri mushaka iki Navuze imvange. wavuze Imvange. angahe Si 800 se? buriya rero 800 akurikije namwe aho ibiciro biri kwerekeza nta kintu nanjye nyikuramo nta kintu nkironkamo Nese kariyo tumenyereye. Genda. twaho. ngiye kukubarura inote y'igihumbi nabwo nuko ari wowe sibyo Bizane ubundi abandi ndi kubarurira ku cata icyayi Ntacyo bizane nirire. wowe iki ujye kurya iwawe Kandi yuzuze neza. Ndayaguha ari uko nawe wayisokeye. noneho yikase intoki Apo hari na fanta. None na fanta yako. stop zo fanta muziretse fanta hano rero ni icabiri Ikibazo ni yabaye amafaranga. hoteli aha ngaha ahantu nzikuraga nandarega ndatereza hasi mubona ese biratureba Zizane turakwishyura. ngushaho n'ibishimbo Shyiraho mushuti wanjye nabwiye ko ndamugurira ipura ko atazi ugiye gukora iki ndagukindura ndakubyagiza hele turamuhungu wambaye ikoti ry'abagore Mereza meranje aho ngaho. Yeri, kandi wongeye gutamukira aha ngaha Nibwanjeza n'ahanari. Wazanye kariya. Genda shaka meranje. Ndagwamagana. Bazi uriya mugore ushaka Meranje. ariko kagabo namubwiye ko mugurira ibyo kurya ari hehe Meranje. Meranje n'imvange yimbwara mwingingira ibyo kurya jana uriya mugabo fanta mujanye vuba uriya mugabo umushinga bizi yarakize byararangiye yarakize atagiye mukomere Bija. nawe usuhuza abarya di ni karibu Bija. cyangwa nicarira oya ngwino wicare iruhande rwanjye Shyiraho n'ako gafanta. jya kwicara n'abatindi hepfo hariya sha kwicara kure ya bose kwicara n'abatindi oya gusa kwicara kuri karuvati kugeza ngo rero nicariye aho ibyo ni ibyangahe bose ngo iki ibyo ni ibyangahe muzungu ibintu ntibyabuze hereza uriya mugore ushaka kamusheye inyama Se fanta nakwatse ntayihari. ndaje uriya mukobwa n'urukureba nk'ikirogoryo twebwe turashaka ubugari komera mwana komera komera nyiransibura ntabwo yagarutse ku ishansiye yanyu reka 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 uriya mugore rero ntabwo yari ararya ibiryo hano ndamubura ni impamvu y'imana ndashaka umuceri arakugenda Je nyarura ku 200. ngo kopka n'umutindi Kilo umuceri wonyine. Ese ba- Kawunga. ibyo wari ubyaruriye ibyo wari ubyaruriye uruhaje uriya mukobwa arabinyuma ukabigana uza hano kwa ushaka ikibondo wabonye Nabibonye. supu ya hino hirya ave kunyara rero gasopo
kuza kurira hano ntabwo ari kuza kunyuzuriza imisarani mbabwira ese ntabwo ari ukuri muje muraza murye muje kuzuza imisarani z'iwanyu cyangwa nago nje nishyura umutindi wakize sha ubu wakize byarangiye ariko ndakwica wa mugore umukiriya arahari kabiri kangaho uza hano gutahura abakiriya siba cyo genda rero cyo muhereza bacika se bace bazahacika baje barusha kurya iwabo Derwa yego rata ibyo mutazi ibyo kuba nje mpaga fanta kasitro nawe muduhe cyo kwinywera hanyuma mukajya twe twakugira inama yo gushinga restaurant hajya umwaga ikimwa saka ngaka nako ngako nanjye mpa citro sana citro gafunguza madamu simbona gafite se hereza wa restaurant mugore nande twumvikanye ninde utari wabona ibiryo shaka imvange iriho n'agasosi imbange iriho n'agasosi ya 800 agasosi bija watetse iki hari iki bo umuceri isosi ibishimbo melange orange fanta primus ibintu byose utakawunga umwana w'ishyamba ntakawunga kawunga uranyishyurira ntucara igera hano uranyishyurira nakubuze noneho njewe nshiraho kawunga shire inyama shire intogi n'umwungure oya kandi uramukobwa gira vuba vuba saka melange cyane uranyisha zangaho babonye ibiryo urayishyura njye nagutegereje cyane uramugore usa n'igicu uriye bawunyarurira kwa kundi nakubwiye ngahe ibihumbi 2 ibiryo ni ariko iby'abana ushiraho kawunga nyinshi n'inyama nyinshi ibi biryo ni iby'ibihumbi ngahe 800 hari umuceri mwana w'ishyamba shaho boshiraho umuceri utagira ibishimbo mumuzanire ibindi wavuze ibihumbi 200 arende no kurisha kandi yari garuka hano ibihumbi 200 koko ibihumbi 200 ndavuga byo ndabira uramugore usa n'umukororombya uriye usa n'igisukari ndagikobwe ajya mu ngari kawunga ibiryo ni ibyanga n'inyama ibishimbo tubishiriye hariho n'intogi byaba ari ako bamuzi ko umuntu amafaranga bayatoraguye cyangwa bamuzi yuko umuntu aba agiye mu muhanda mufate ibiryo byanyu mubisubirane ibi biryo ni iby'igihumbi 200 none se amafaranga twebwe ntabwo tuba twiriwe hariya twirukanka tuyashaka mufata mu meza ibiryo byuzuye cyangwa musubirane woni urupanga ibiryo wa mukobwa usa n'uyu washaka iki ibyo ni ibiryo byangahe munzaniye ushaka iki shaka ibiryo by'icyabiri none birani byangahe ibyo amafaranga nangahe ako mwabanga ibi biryo kuko ibi biryo ni bikeya ku gihumbi 200 mutete masa kuko ibi biryo ni bikeya ku cyari Nongereraho. cyoka genda kujya kwa kajyande kurya hanze ntabwo ari mwe mu gihe cyangwa genda ukuncira imigani kabwira bwe genda korera nirire nje nawe bimuhese shaka ndawo ntabwo nta mukiriya ubundi nshinginga ushaka azaze hano udashaka yigira n'ahandi sibyo gerabwira ndagira wajya mu nshinga zawe cucu hajya mushaka ibya bibiri ibyumbi 2 kandaye umwana w'ishyamba noneho sasa hataraho kawungarira n'amata birarema mufashije bibiri dushireho ibishimbo nubwo ushora igihumbi ushaka kuvanamo ibihumbi 20 bazakuroga wiki umushyimbo yabikubujije wa mugore witegura kuyifata ntibagiwe musi yabibira abitore nawe ndamwa washize kandi ibishimbo ushobora n'abakiriya mwa bishimwe n'utarushaka kubiha igikabeveho njyewe koko sinzanagaruka bisha ndakorera kurangahe ende wewe ngiye ntabwo nasamira ubusa ngewe danije ngibyo twongere ewe data we mana koko ibyo biryo biriye ubihawe nande ubiriye ubihawe nande koko uzi ikintu njya kugukora njya kuguca kuzira kimana akase gerwa arasaze gerwa gereka ariko ubundi ikibazo ni iki kigora kuzira kimana kigora kenara kibwini teruye isafuriya
bigaspira babantu sibagiye bajya sibatishuye ega buzinesi we shamani ingo zirimo amakimbirane hagendaga byinshi koko nawe ubundi inaha dore abandi batangiye kugusekera nturebe uriya mugabo se dore ubu bararangije ariko nicyo gihe nje rero nta rutege nifitiye narananiwe rwose ubwo ubu uhinze kuhinga iminsi ibiri tukabura soje kubera amafaranga iminsi ibiri se bo ubwo rero cungahitamo hari kinakweretse na kiraco hirya hitamo iki hano ntabwo ndi kukireba neza zamuka dore ariko rero igitoki ko ntabwo biri kunzamo neza kuri nagiteganyije kuzagihemba umukobwa wanje ariko nta kibazo urareba ni mujuba original ko nacyo ntikirera neza kwera se ago cyama wakweza igitoki kwari uko nyine njewe naho abantu banzi ngo ni umukungu wakweza igitoki kikari hafi no gusha gusa ikibazo ntabwo biriya bitoki bikomeye cyane ngiye mbikunda izo ariko ngiye ndumva ndahitamo iki kiriya weya iki nicyo cyiza mbwira ahubwo amafaranga yayo ikiza manzi ucitegereze neza rero nawe ubwo urebe urambwira dore nagize ngo nteyemo n'utugori bavuna muheto baraje barahagaguza nsanga ni igikenyeri sha aha se barabikwibye ibaragiye abajura dusigaye dufite muri uno mudugudu nareka sha hari inzara hanze aha inzara se nawe kugeraho ngaho umbwira ngaho ndajyana iki urampa ibihumbi 8 ibihumbi 8 ni 8 rwose kugera igwawe umenya aho arega menya ngo wa mugore we ubu se ngiye nayungukamo nyine nanjye maze kumenya iki ibiciro by'ibitoki bushize ntuzanyansibura niwe waje shaho munyamunyandido yaraniye no hejuru iramanuka iri gucuncumura ikora ku butaka inzari 82 bagishyize ku munzani gura ari nkawe mbese ari nkawe umuntu akayaguca wayatanga ese nayakuramo umva nkubwire ndagurama ngahe ndagurumbi 2500 ndagashangwa ndagatora mama shiri wa mugore we koko ubusi uje kugura urukwavu uye sikugura urukwavu cyangwa guhenda n'inyama ngareka nkurembere huruse mwebwe byo 2500 ndashaka kuti none se muzakira mwabacuruzi mwe muzakira ni mpamo y'Imana ariko bakireka kwa nawe inyungu yo ni iyi 2500 ujyana ugicuruza mu 90 ubuse umva iyo nyungu subwo uzaje mu ijuru byanda gira 6,000 rero kubera ukuntu natukana ubungu myanga wanantuka ariko ngiye kugura nk'umuntu urabanyatayemo basi wenda nunguke duke ariko ntigura ubu navanga undi n'ibitutsi jugujugu ndagwa amafaranga 3500 wa mugore we rero nenda tutarashobokana igende ndakigurisha kanyundo gende ubusa n'ibyo ngibyo tuzabera nsira ejo twarahageranye aravuga ati rero ndagwa 5,900 nubwo ntwakuzuza araho ugashaye icyo gikoto cijana aranga nanjye ndaganga rero narabwo burankunda akasuzugura nago gakunda nagataraye nawe mu gitondo yavuze ati dore ni note cyane azanye ngera amahoro cyokora impamvu nguze nawe mpaye angahe none si ubwo si 4,000 anda wangu anda yewe oya habavu ntangara mfiteye gutyo gerwa ariko nyumva ariko nyumva akaje ubundi wavuze ibyo rero reka kuzana ibyo nabigwaye se gerwa nyine muje muraguza abantu ariko mutagamije kuzabacurira neza mwabagiriye ibyo bihurezi n'iki gitoki none suragira ngo ntayakura ngavuga uti reka nguhende kubera ko ejo bundi nakugurije amafaranga wenda binyuze mu iyo mvugo nibyo ndabyumva neza kandi byo bigashoboka ntabwo uzayanyishyura umva rero ushiraho amafaranga 500 nacuze kuziyafata oya wintega iminsi umva rero ongeraho amafaranga 500 ariko nakugize nge ntayo narenza anda fata mwashiraho amafaranga 200 ariko gerwa nakubwiye ongeraho igikoro ntayo tukijana narenzaho ntayo narenza gashaho 50 nayo we ntabwo ndumuhira imbere wo gusuzuma sinakubese ko nakuraga ibintu byaga igendere buri gihe cyose urandika igendere yewe
cyane ngo aranda umva se umva yewe bo gapfa kugazana ariko rero unyubitseho utyo ndagashahurwa iyo ubyanguka Sibomana hari afite ibitoki biba byarakuze ariko ibyo byo kwa Sibomana hari zirakirabiranya uzabaze nuza amapfuruka nyaguzayo karamasenge akasanga munda mo hagati n'ibiti tigiri gusa yewe singura iby'imineke ngura byo kurya byo kugurisha muri nawe yongokere rero amara tunyunyusa kijyana nonaha uragitema gihe ki ku mugoroba ndaza nohereza umwana aze kukintemera ni mugoroba ikindi cyashize kuko nkitemye gutya kiranamba reka maze nge gucuruza icyo nari mfite ubwo ibyo birakureba ko ntacyo ngitiranya nacyo dore ikivovo muramenye mutemera hano hejuru iki kivovo uramenye mutagica nabi ugasanga unkoreye ku mubyaye niko se nyoye gute iyo nzira unyuze urayizi ko bayifunze haraharagura umuntu wafunze amarembo abantu bakajya bateyewe ese kuri ukwiruka ugiye gucuruza reka nza dutambikaneye buriya rero ntabwo ukuntu ibintu biba bimeze ariko se bitewe wa muhungu umeze ubu usujije gusinzirira ariko umuntu w'umusore nkawe iyo ubona uje kuryama ku gasima uvuye mu rugo tuvuganye wagira ngo umayemo ibisinziriza oya naje nzi ko ngiye gutegereza nega nari nzi kuri bunyure hano ubu ariko ubureba bizavamo ubu ufite urugo waza ukicara ahangaha udatahanye umuhahano rwose hari imbwa itunga urugo yishinyagura ndarutungisha ikiza ubu amafaranga umbwiye ugiye kumpa koko ari nkawe ubundi se ukoze byagutwara iki nta mbaraga ufite nkora ikiza ndabona wambaye amasaha ahenze agera atorokweto rurenze uza kwicara ahangaha mbure byose nk'ingati imene ubu niho mwabonye agasima ngase ngawe winyinjirira basi ubu akuka gake mfite urajyana ko nkakoreshe gashiremo none se tuvuye mu rugo umbwiye ngo iki ntumbwiye uti ndanyarutse hari akantu uje kurira kuri botike ndahita ngaruka cyahirega nayo mbizi kuri buhansange gusa ariko ntabwo nagutenguke si uhansanze se kereka wenda iyo ubusanze nagiye kandi dore ndahari kuri hano manywa y'ihanga ureba wifotoye nawe bose uri gusinda none wagira ngo ngire nte nari nshonje nari impaze naje kugarika umwogo winda naje kugarama ubwo urumva ibyo ngibyo igifu kibisi niba uraritse se ejo uzawurarikaye kandi ngiye gukora ubu uje guhangana n'abasinzi barahahoze ku muntu w'umusore mu myaka ufite cyakoze imbere se tugende niba ubyemera cyangwa njye gushaka igare igare si ubwo wikoreye ku mutwe ndabizi ubwo ni umuzigo wadanje ubwo ni wandi bagenda kuzana igare si urarishaka urarifite cyangwa n'ubu ujya kuri turajya kuri kodesha hasa amafaranga amaye kubizi kari makeya imbere tugende cyangwa umbwire nifatira abandi abakeneye amafaranga barahari bafata ibyo twumvikanye maze ibyo bitesha agaciro imbere tugende se sinshaka guhangana n'abasinzi tugenda ariko dukoresha iminota mikeya nakuye ko hari umuntu ngiye kujya kureba mu kanya nawe ufite akandi kazi ubu se wamurebaga ngaho wari usutaraye erega nari ngutegere nese ubwo nta telefone mfite nawe ntabwo wigeze umpana nimero zawe nese ubwo nari kubona na gute akora murashoboye ese wowe ko waje wansize abanye ngo turaza kuza kuzindukana ariko aha hantu bwambwe urahahingira ngahe koko mu byukuri ate ni mono guca mwana hasi hose urumva ni ukuva ahangaha uko hateye ugatambika ukagera no kuri kariya hariya hasi turafatana ukwaje icyo nashakaga rero ni ugutera imboga ahangaha kuko ntabwo nzongera kuhatera ibigori ntanagira n'ubundi tubanze tuvugane amafaranga kubura nibura kubura kambwira njye utameze ahantu urameze mu 12 kuva hanga kugera ari mu 12 urahahinga iminsi ingana si umunsi umwe si iminsi 3 ese iminsi 3 ugura uhingira ngana ibihumbi bine ese nta ruhembo ruzabonekamo ese urembo uzarumereza nuzi ko isuka igeze kuri 6 twigura ntushaka nimba utashaka isuka yawe umbwire ntuza nguhi yaje hari ikibazo yewe urameze yo ngayo reka nkubwire aha ngaha bahahingira ibihumbi 3
kuvanga kugera hariya ni icyatanu hano na kare ni icyatanu komeza wiraze Nyanza wenda numva bigoyera wenda makasha ashobora kuza ukareba icyo yakorera none se ariko reka nkubwire hajye nguramire zangahe ni amafaranga y'ubutaka reka nkubwire bamubwire rwose bitatu ndabyemera utumeza kano gatoki ndakihemba akase akangaka ndakihemba nje gukora ariko twaba tunagurira yewe urameza bitatu n'agatoki nzagace nge ngihemba bitatu yose mwe bitatu nta kibazo hano ntabwo kubyemera oya ahubwo reka ngaca umwanana kugira ngo kazakure oya nge ndakunda gutya gira se tugire vuba mite ntangire bihumbi bitatu se nge ntabwo bitatu noneho nkwe amba bitatu nkazagira umva nimba ugashaka urabizi ibitoki ku isoko birahenze birahenze muri misi jyana uravuze birahenze ahubwo nasize aho sinzi kilo ni 500 sibyo tuguriranye rero hano harimo ibiro byanga byakunda biri umunani birimo sibyo ikintu ngiye kugukora rero kano gatoki kaga mbereza ariko reka nkwereke kuri mukungu wajya nyine mukungu se wabitoraguye ibi ngibi ntabwo nabiri ahubwo dore ikintu tugiye gukora iki gitoki tugiye kucyura amafaranga 2500 none tukimara kubibara 2500 hano urahahingira bitatu hanyuma tuzongera kuri icyo cyatanu tugihere hangaha niba taranga kanigende ntabwo nahakora ngewe abagize ubwo nakanige ntabwo nakorera urashaka abandi reka n'ubundi reka unarahenda barabivuze kugira ngo niwe muhinzi wenyine uhari sawa ugende bashaka uzabona abandi ujya kundeba se ari impuhwe ngo ntacyo shaba ishokoro wowe umaze kurenga igitoki kingana gutya yakosha abantu baragwira Mai. Ko tere. Kamumpaye niko katuza kunkoresha gatunamwe. Tere. We n'umuhungu wawe. Meze neza. Kamura mu ngendere. Ngendere. Gitemegere n'icyango. Ngo igirayo iki? Have. Ugiye gukora iki? Abo duteme igitoki amaye. Ikiyese mutema. Asi. Ariko se wari. Igira reka duhiteme igitoki twigendere. Ikiyese mutiye gute? Oya utagitemera hasi kikagira. Umuntu yatemera hejuru kikamanuka neza gikose. Nese kumfata wande kuje. Byose mujya kugitema ho. Nese wo itonde wewe. Ase watengiteme. Kita kandi kadugiye kwi uranyishura. Ariko se we wa mwana we umva egera igitoki ari. Uranyishura. Kata wegera igitoki nkwereke. Nese ari mu biki. Wava muzani teme igitoki. Uragitema ndagukata. Akose ndagukatije. Ariko muretse gikendera igitoki. Nese murajya uteme hagarara ngaha. Ngo nuhagarara iruhande rwanyu. Kiravuga. Hagarara iruhande rwanyu kubwira. Ariko vayo hano. Uranyishura se. Tubanze twumva igitekerezo cye. Igitekerezo cyawe ahubwo igitekerezo cyanyu. None se wa mugabo iki gitoki ni icyawe? Ndakubaza iki gitoki ni icyawe kweli? Nese icyo muje gutema ni iki? Ni iki ngiki? Ahubwo se ugikiye umukanana uti ko abantu bo bahangaha benderanye. Ko ndimo gukorera ibitoki rwanjye ibitoki byanjye kugira ngo bigire usuze ko igitoki giciye umwanana kibasha gukomera vuba vuba. Asubundi wa mafaranga wampaye mbona n'ingiga yose ngende karita purayi ugiye kwikorera uruntu rungana gutya. Ariko ubunebwe bw'iyi minsi bwo uranyongera. Ndakubwiye ngo hagarara. Uranyishura nawe. Ndakubwiye ngo hagarara utabushwana na banyururugo. Gute se? Oya twavuze kujya gutwara igitoki cy'amabere anga cy'amasera 3. None ndeba uruntu rungana gutya. Nge se ndi imodoka. Uranyishura n'ice n'ibiri. Gute uyu muhoro wese naje mutwaye se? Kigorere se uranyishura yo kuza. Abantu ntibashaka kuntera umwaka. None reba n'uyu nawe yanze kuva mu nzango ntiteme tugende hakiri gato. Nge ndashaka kumaza kandi kazi. Akajumba kamwe amahurumva ariko kari buntunge mpaka. Ndavuze gusa.
nimubanze muvuge muvugishwe nimurangiza mumbwire ko mucecetse aho ngaho mvuge ibintu ngenda avuze ngo nje gutema igitoki cyanjye naguze ntabwo nkutondagiye uyu nguyu yari ntabwo akajumba wakarira gasike ariko abakene mpamvu ngo nta nijoro muzabona harya undi ko ndeba uyagara ko witakuma ngewe akajumba kamwe wankinditse niri twamaye se bwo yakariye wowe ukariye wakwikora untungana gutya ese mwarangije kuvuga mbabazi kuvuza ngo none reba uyu nave mu nzira nkiteme ngende hakiri kare utwatemwe bitse Hassan wewe wenzangu none se wowe watubuze iki gitoki ni icyawe none se wana amafaranga wampaye kuva mperuka ntayo nagwahe na yahaye nyiracyo se ni iki gitoki na kiguze na bijiye bija niwe nishyuye ndeka rero nitemera igitoki kuko sinkitemye mu kwawe mba nkubwire ubu tuvuga ndaguhonda kandi uyu mugabo ndamuhungu ndaguhonda ko uyayo ni amagambo ukoresha none se bari abandi se abantu barababaga nese bari mu biki ariko nyitambika mfite umuhoro ngiye gutema igitoki ubu se ngiye gutema nkasanga ndamutemye yitambitse mu nzu ubwo icyo ni ijambo uri gukoresha ngenda kubwiye utanteza ibibazo ngiye gitoki mbabariraho kabyara we mbabara wa muhungu we wandetse ngewe rwose muvandimwe do bose nawe urambike hasi ngewe ikibazo nje kwitemera igitoki naguze uwakingurishije nike wowe sinibaza impamvu nyitambika nico bishingiye kuki aha ko ari mu kwanjye ntaguze amafaranga yanjye aha ni mu ngarigari bampaye iwanjye ariko abantu b'abasaza nyamenaga baritakuma bakigira ingegero bakigira abajura ushatse kuvuga igitoki iyi sina ntabwo ari ifite izindi zabya bitoki ntabwo ari ifite izindi nyinshi cyane haso niwe muje buse mutasaga mukagitema ugasanga mukano ku kagari n'abaretse akava mu nzira nkitema nkigendera ubwo saru yari na uri mu nzira y'undi nini wowe wakwete ukaza igitoki no mbavubwe uribeshye ndagukubita sinjangwe ngo ngano mbari naco cyane no mujye mu ndebe ariko se muvane mu nzira nyine nitemera igitoki n'igendere nese bari mu biki iki gitoki ni icyanjye uwo waguze nanyishura nigendere nanyishure nigendere mu cyitwarire none se bari mu biki uko naboroheye mukagira ngo nimpuza n'ibintu kuguhikiraka oya nawe ariko nago kuvuza induru no kuvuga nabi bihagije genda shaka kubaza ngo iki gitoki nike usako muri guteza muri quartier byagenze ngo twaye iki yewe rwose ko mwabujije umwana kuryama muravuga igitoki isi yose umva rero wa mugabo we ngene iki kibazo ngeze amahirwe bisamaza nyumva rero wangize amahirwe bisamaza n'abantu mwe sicyagwangana n'uyu mugabo ikintu kinzanya aha uranzi muri quartier sinjya ntwara utuntu tutaruca cyane rwose ngewe bigiye bijya yanzanye anyereka igitoki kiri hariya hirya ngo afite ibitoki byo kugurisha hano hari imbere ngenda mubwira ngo icyo gitoki ntikeze ati ngwino ndakuzanira ikindi ngeze ahakeye kikiriho n'umukanana nje uciye none sanze uyu kagabo yari we ugiciye umukanana ngo niki none se kwabijo bijageze hano ndabizi se ko ngiye yambwiye ngo kiri mu rubibi rwe kuki wowe ntabwo nagutumye kunkorera wowe burese nabange ingata ariko nikore igitoki tuza wowe urabanga ingata urabanga ingata wamubwiye uko urabona uyu mugabo ahagaze hano abima igitoki mwavuganye unasara amafaranga bampaye mwebwe mukamye ikimasa oya ngewe muri mano wakagapo ngenje kwikorera igitoki nambwira ngo nyereke ndakire ngera atari y'amakarika usanzwe ingata nikore igitoki muvano mugende kwabicyo bidoraho guhera akiye hariya hirya n'uno twagakanye niba kudutema byana ni we kiti mugende ni ureka nkuba subundi reka nkuba ariko mureke intambara nta mategeko aturengera ariko bisama ntuhari ndari reka nkubwire nkorohereza bije wamuhaye amafaranga gena mwishyuye amafaranga 4,000 byanyu nimba ari 4,000 rero agarara hano yewe ko murimo gutongana cyane byagenze gute bimeze bityo kandi kagana arinje nje kugushaka washaka reka mbereke ukuntu bigiye kugenda kaga yego urareba uburese gato tubanza twumve tugiye kuvana tugende tuzane bijo atwereke ahe hageze he
ahawe hageze ahubwo se twagiye muri reka mbabwire nta nubwo genda guma pakaje amesha igitoki cyane nyine uwo ndakuziraga n'ibiki byabereye atakaza amafaranga ariko muzi ko ndi umucuruzi mbankeneye abashyitsi barimo kugushaka babarira nawe asorano we butake ese iyo mikino muri gukina muze tugende ese n'ibiki byabereye abereka igitoki cyane cyangwa tubanze tujye niwe tumurebe n'ibiki byabereye ibintu dukora muze cyane Isi umuyobozi ntabwo ari neza ntabwo. Nubwo abantu bari kumfatirana iki gitoye nagiguze nabyo bijya none ngo Ako bijyo bijyo. Uyu ni umuyobozi wanjye araha. Wawe se. Muse hano ko tuzi mwari mu murima gwa Kagabo. Bijyo bije wakiguranye nawe uve mu murima wawe. Hano ni mu murima gwawe twese turanye. Abamwe murasangira mu karenge. Ariko nawe guhirika abantu. Ase kunkubita. Urankubita utananyishu. Abantu tutahuriye mu kabari ngo dusangire tuzajya tutagira ijambo. Wowe tugenda Murima no gwa Kagabo kira gitoki ni cyaka. Ariko uyu wahurutse aje nk'agatera. Siwe. Ewe ma. Mama budunyu. Amen. Mbaye. Nje utabora utuntu hano. Mbase. Ntuza yanjiriye. Ako ntuza ntabwo yageze aha ngaha. Nde. Ntuza nyiransibura. Ntaho ngeze mbe. Kare twahuye. Arambwa ngo imigozi zabo babashumba ngo baziraye. Ngo? Muri Nyakigezi. Imigozi y'ibijumba. Bahurutuye ngo bazirangije. Uko nyine ngiye mu nama sinabikurikirana ngo njeyo. Nubwo biragenda bite? Wagiye se ugafata isuka ukajya kubinyogoza nubwo byaba ari imishuru ubwo abantu bahahurutuye bakahahira imigozi uzi ngo ntibazasubira inyuma baje gukura. Maze ntitubarege ngo baturire ibijumba tujye kwivuga. Urarega se wafashe. Nawe ibintu uvugaga. Kaga ibintu nk'ibyaba. Ndabere ntuza yanje. Reba kayoga kandi narayenzanye. Uzaseta urugo. Ako si ubanza ukanywa amazi ukaba. Nizare ngo banywe zikabanza zikagukira. Induranywa amazi. Ako wacu twaba ntawa uwacu warozwacu. Dedera yewe ya. Bazeri ibintu nagaga no kumbe ibintu byawe kagenda kurandaka. Ndeda. Naranyeze ku kabare. Saga. Shize ko ndi kwishaka hino. Reba ngo impande y'ihembe munsi y'ikarabiye. Ibumoso bwa gakoco. Ngira ugiye kwipfurika. Narangeze ku kabare. Sangayo Saidi. Ubwo abanguriye icupa. Seruhungo naba yikubisemo. Ati mzee uracumva intindari. Abaguza abiri. Secho kaba yahageze. Secho wampfundurira. Secho rero abaje nawe ari kudoya nagatanga ijoro watashye ngo yabonye se muhara hakatiye arabwa ngo reka mukurikire ngo amwibarishwe dukara umugore wase takongo yarawukanye zetakose usumugore ntiyahise mutakayisanyira sehene nayiza ngo goko yaragiye ahubwo se kwene niwe twahuye Ako umukobwa yarutse kubyara impanga. Wande? Wasekwe. Sintamenyaga amakuru mazima. Ansangagaho. Wabyaye n'umukobwa wa Serusi. Atu, nabitiranije. Nabi. Bera sike. Ngaho itereke. Niriwe marina mu bijyo bija. Bravo. Niriwe muzenzi. Niriwe. Mumbwire neza. Ngaho se nubuhoro ko mu mwikoreye n'ingata zidafite ikintu se nubuhoro ariko komera nyagacuruzi babarira rwose nta bintu byishishaka mu mafaranga yanjye kubera iki twaguze Kagabo yakirinye navuga ubujya gurisha igitoki kitari mu ndese umugabo wawe Nujye ndavuga se nta rutoki dufite uruhe se nimba murufite mwaje mugurisha ibyanyu mukareka kuza kugurisha by'abandi
kandi ndi no gukererwa abakiriya bambuze. Si kagabagiza kagaburirwa inturo. Umva ikibazo turi kubaza hano. Igitoki wagurishije n'icawe. Igitoki wagurishije n'icawe. Wereka kumbaza ubusa. Nakugurishije si igitoki nyina twa. Umutekano yamushubuza umusanze bari bicanye nijo bakijije. Ako suretse nibyo ko muzayamubona ko nyesi ngewe ari ngewe uzi gupfusha ubusa amafaranga. Nagwaye amafaranga yegere. Nose bigenze gute kutagiye kugitema. Nyine se simvuyeyo hanyuma uyu kagabo tukamusanga ajyagaza impanda agahita avuga ngo Kagabo ni igisambo witonde ugashaka. Igisambo cyahehe ko dusanzemo. Wowe urabizi. Wajya kubitwa n'umugabo utaruba. Ese avuze ngo agira ngo umugabo yandenza maze rero na. Ngewe nyihera amafaranga nigendere. Kuko igitoki yamujije kugitema kagabo. Ngo ni icye ngo niba yavuze ngo niba ari igisigisi ngo ni gisigara ngo ni mungarigari ya seda ngo hariya ngo harengere. None kintu cyo kukubwira. Abo bose bakuri bagazaho baravuze ngo uze n'ikindi kugira ngo ibintu byorohe. Dore umuntu wahaye amafaranga nguyu jewe ndagiye. Igitoki cyanjye nzaramuka nkibuze do ndagatora mama. None se n'iki ko ari icyaho kwa utabivugira wenda ni biwe n'iki muze kiriya gitoki n'icawe cyangwa n'icy'umugabo. Icyo wagurishije uwo kiriya gitoki wagurishije n'icawe cyangwa n'icuriya mugabo. Nicanje ni mukwanje. Twagenda ukabisobanukanyere ku rubibi rwawe nawe wige kugenda. Rubibi rwose nari ransina ni yandi nibayiteye. Ninda Haiko uyu mugabo ra. Ubu umuntu nago ikirakuru umupagasi ukamuterera isina zera uje ubwo se kaga kabiri kangahe bijo bijatera insina mukwa. Ico nacyo birubibi birabyara. Ndakubaza nyine kimwe baba bakanyishura n'igende. Cyanda. Nese by'urubibi. Niko kagabo. Abemba bari barashaka amafaranga ngiye n'igende. Nshaka amafaranga. Bive mu mazina. Nukuri kwima. Ngambwira wa mugabo. Ubwo ruribi uri kuvuga n'uruti. Nurwahe. Ahubwo werekana igitoki cyawe cyane. Cyo wagurishije waririye amafaranga. Werekana igitoki waririye amafaranga wagurishije. N'iki gitoki kiri mu kwawe gute? Mu ruheru ha. Kubeka byara. Ko ari ibintu byigaragaza. Sibyo? Ko ari ibintu byigaragaza. Reba urubibi rwa bizoza hano. Urubibi rurahurira he n'iki gitoki? Gutese. Nisi. Nyine nje kintu ndi gusobanuza. We, jafashe insobanuro. Bayi insina no wayiteye. Umuhati singuyu usirabyerekana. Ibyo by'umuhati rero, by'umuhati ntacyo bivuze nde naritere insina yanjye. Vuguti wandi insina no wayiteye. Bijo bijo. None ubu niri nducaga ibintu. Ndareba aho umuhati ikibazo cya mbere. Wemera yuko uyu muhati ari rwo rubiri. Nabyereye ko uyu muhati ari rwo rubiri. Nawe nyiri gutema igitoki ngo nubirebe. Umuhati ngo. Natobya. Akakazi kanyu yamundi akanakazi naje mu cyami impamba. Rero urimo guterekera cyane. Ngonza kuzugurira mu sambu ndakwanye. Ariko sambu ya wihe. Uronja kuzugurira mu sambu. Utankanga. Kandi utankanga ubwiza ukuri cy'Imana kamubwira. Reka nkore. Ntabwo wandenza amakuru. Ntabwo wandenza amakuru. Nesi muyobozi. Nde nambwira ati insina niwe wayiteye. Ibyo ngibyo nje ndabyumva pe. Kandi n'ibitoki byose byagahanga. Uzabaze na data ntuzase macibi. Nukubu ya nyakwigendera. Kankwareka. Yakubaza nyakwigendera seruhungu. Mujye kumubaza bijoje nkankubaza ikibazo uteye hano ibijumba. Ndabona bikomeye ubwo by'abashitsi bawe rero nusanga ahubwo genda ubambwire ko ndaje. Genda ubambwire ko ndaje. Ikibazo nandi kukubaza. Uteye hano ibijumba. Ikijumba kwa kundi kigenda umugozi wacu cyangwa uruyuzi rukagenda ukagera mukundi wagenda uja kurusarura ngo n'urwawe ngo kubera ko waruteye ariko kubera ko waruteye mukwawe rukagenda rukagira mukundi ese wakurikira ibyo bihaza ukajuja kubisarura ahantu hatarahawe ngo nuko ngo uruzi ngo rwavuye iwawe kurabona iyi nsina ukuntu byagenze njyewe nabyitegereje nkuri ahandi mu kwa bijoro biragaragara n'iyi nsina uko bigaragara niyo nyina wiyi ariko kwa kundi insina zigenda zibyara zarabyaye zigera mu kw'abandi wagurisha igitoki kitari icawe oya
nongere ngo zirimbura zivemo utonde uzirimbura se n'umukobwa nongere ngo ikindi kibazo arimo kubyitiranya na kwa kundi voka ibite mu gipangu cy'umuntu none voka igishami rimwe rikaza mu kindi gipangu ibyo bintu wenda birumvikana ko izo voka ziri ku giti cye ariko wambwira gusa ntago byumvikana ubwo njyewe reka mbyumve mumbwirire mumbarize ndaviramo aho ku mafaranga yanjye namuhaye kandi mwamuzi ko oyo ifaranga zawe arazigusubiza naba amafaranga yanjye araguhasa yamaze kuyashingamo umuheha araguha amafaranga none si ubwo murumva njyewe nahombi amafaranga angana icyo kibazo kumenya nyiracu n'uyu nguyu niba ushaka kongera kukigura urongera ukigure nawe ifaranga zifate uzisubize nyirazo ubwo nuko bigenze mumvire mu murima murimo no kuwumva tutanga amahoro mu murima w'abana mumvire mu murima murimo kuwumva mugende mukora n'umuyobozi ujye muntuzaho ndeka nikomeze imirimo yawe tuve mu ko abandi tugende simba shaka tanga amahoro ariko kaga ugize umwaku ntasitaraho gato nukugenda uhetse amaboko naretse muyobozi ubwo utangiye kunkana muyobo umva nyokuru wawe ngambwiye byamubayeho ndabizi naretse ubwo ndabizi ntunkange ntabwo tukibatinya ndagenda mpetse amaboko nawe uko abagura inose ariko gerwa ubu wowe uzamera ute uzajya ubaho icyo muri ubu buzima koko uzajya uhora wifuza kurya ibitari ibyawe njyaho amafaranga yanjye nyabone rwose unzane amafaranga kuranyumva ifaranga urazimusubiza natwe reka dutange umwanya akomeza nikorera akazi kanjye basi kwanza ndimo guhera yewe ndetse amafaranga yanjye uvuge gakeya si mwana ikigore mbone kigiye uko mfireba kunaga mwereye ndimo gukora ibyaha shaka amaso we urukunda hishi ndende mwere mu kazi kanjye wamfiriye mu murima genda zo bamututu rw'abandi yagiye birarangirira aho ngaho basi none mwana ngaroreka inyamunyu tuzayigabana igabana nawe dupfanike ngare aho nyine insina tuyirimbure tumenye ngo ivuye mitazahorera duteranye urukuba natamuyobozi njinzina nayitereye cuko zenda kuba insobanuriye kuba insina zageze yabyara mukundi bo birumvikana aho ngaho wenda naba nisuko ko kubona natsinzwe udatsindwa kandi byigaragaza nawe ubireba mbase icyaba cyiza rero ariko ntabwo byashoboka hano twaburana itaka rikaka ntabwo inzira yawe uraburana itaka ryaka hano urubibi rubigaragaza umva rero mwaretse nkakomeza nkarerura ntabwo hano byaharangiriye nyandikira urupapuro nzamuke muri pariki ibyo ndabikora ngo tanga umwanya akomeza akora ibyo akora ibyo ndabikora nanjye nzaruburana we ngo nanjye nzaruburana noneho nasize ni nyinshi wanshakira umwavoka ndagushaka umwavoka urubanza rutaratangira shakira abavoka bata genda umuyobozi ikintu ngiye gukorera ngiye gutanga raporo nanga ikirego cawe wowe aho uzagera uzishakira umuyobozi wowe nyandikira nje nigiye kurega mu rukiko ibyo ndabikora kandi ndaje mu rukuru rw'igihugu twagiye tunyure hano tuve mu rutoki rw'abana umuntu abaga yaritereye iki insina yagoreye insina iki wacu uzamuga kuva na kera aba bantu rero ntabwo duhuza ni impamo y'imana kuva na kera sebukwe ntuza rwacendera natwe twahoze urugeretse tutumvikana nkavuga inyama twari twadikanyije ahijya muri nyakigezi dufite urubi n'ubundi rwavoka voka none zagwa mukwe akavuga ngo kiriya kigore mukibwire ko nagiye mukibwire ko ntari wagumye hasi reka nigendere komeza mu rutoki rwawe ubwo ikibazo nagikomeza nzabivuga oya nta kibazo nizere ko mwabikemuye n'igihe muntesheje naco uzacyandika nta kibazo wakora n'iki narigarutse rero burya ndajya mbitekereza ndakuza gusanga burya tupanga n'abikorera nabonye muri sanusa baje abayobozi bavuye hano dore bijo bije ari yangurishije igitoki wa mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza abatekano kuko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umve ngo yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi bine byose burya niyo ugitema bari gusanga bagufashe nk'umuntu hari urubanza narwo ahubwo hari urubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga ko igitoki ni icyaha kurundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu yigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye 2,000 kandi wowe wacaga 3,000
kandi batarahinga ntabwo barahahinga arahazindukira rero urajya mu bigende namaze no kumwishyura nangiye kuyagahonya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa ko nari maze gufata ikigage cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo nzibona uratumeza kavatse bice mwishyiraho tugende dupatane hariya mu muza ko munsi yo kuruvuga hariya yankuka ndayakorera nabonye mbona isano z'abaje umuyobozi bavuye hano navuye hano dore bijo bica ari yangurishije cyo mugabo yari yakigurishije na ntuza na wa mugore ucuruza abatekano uko bose mbonye bashoreranye bari bashoreranye umbe we yaraje yarabigurisha akigurisha ntabizi ibihumbi bine byose burya niyo ugitema bari gusanga bagufashe nk'umuntu urubanza narwo ahubwo kwa rubanza ariko urubanza umuyobozi araje areba umuhati ashyira mu gaciro asanga guturuka kimwe cyane urundi ariko birigaragaza uretse amatiku y'abantu birigaragaza hanyuma rero ikiraka wagihombye kuko namaze kugitanga bahahingiye ibihumbi bibiri kandi wowe wacaguye ntabwo barahahinga arahazindukira rero urajya mu rugendo namaze no kumwishyura nangiye kuyagahonya oya namaze no kumwishyura byarangiye rero iyo wirangayo uburyo iyo bitinze birapfa ko nari maze gufata ikigage cyo hirya kuri wa mukecuru umwe wepfo nzibona uratumeza kavatse bice mwishyiraho tugende dupatane hariya mu muza ko munsi yo kuruvuga hariya yankuka ndayaguka ugende bebije byageze ukomeze still running action tugende dupatane ari akunuza kuri voka ubundi tugende nkwishyure hano mu mwuka se haruguru yaho kunuza ahandi ruhande rwo kwa Nyese hari ahantu ko hagoranyira hano sinjye ugabanyirije icyatanu ntabwo njye mataganyura njye mataganyura ariko uratuyameza ugandiye ko nakimura akabazo reka nkwereke bisho kurabizi ntabwo tubanye nabi usanga undi cyaguye ubwo nyine nkubwiye ntabwo tubanye nabi sibyo wowe tugende nkwereke ahantu ugira ahubwo tuvugane kuko ni naho hafite amafaranga menshi wakwishyiramo abantuza abahinzi ukipatanira kuko njye sinjya mpemukura bizi ndabizi nta kibazo nta kundi rero tugende ahubwo dupatane tubishyire mu buryo ariko rero kano gatoko ushatse n'undi wakamereza urabona gatwara ubundi se uraza nta birarira ntabwo ari bugiteme akora musaza nako karasaza